ndazireba umuntu uri mu ishyamba. Samweli ageze kwa Yesayi aravangirwa, asanga abahungu ba Shama, asanga Abinadabu, yitegereje umuhungu mukuru ngo aravangirwa, ngo aravanga uyu ni Imana isutseho amavuta. Ariko ikintu ngundira Imana, imbabazi zayo ntiziyoba, ngo basutse amavuta aranga. Amen. Amavuta aranga, haleluya, Imana ishimwe. Amavuta aranga, bashyira kwa kabiri amavuta yanga kujyamo. Burya amavuta ashobora kwanga kubwo imbabazi z'Imana, akajya agomba kumura. Ntawe uzakuriganya ibyawe, ntawe uzabitwara niba ari Imana yabiguhaye. Amavuta aranga, amavuta rero amaze kwanga, haleluya, Imana ngo hanyuma Samweli ngo Imana iramubwira ngo ntabwo nturebe igihagararo, wumva imbabazi we. Imbabazi zitareba igihagararo, imbabazi zitareba uburanga, imbabazi zirenga amashuri ntiziyarebeho, imbabazi zirenga bari abantu ibintu bari barize, bari abasirikare b'ibwami. Imbabazi zirabarenga, zijya mu ishyamba mu ntama. Nkwifurije imbabazi zirenga ibyo byose zikugereho nawe aho ugeze. Imana ihimbaza. Reka mbabwire bene, hari ibintu nitegereje ndabireba. Niba hari abantu bakorana umwete bihuta, abantu ba mbere ni abantu batwaye umuntu wapfuye bamujyanye ku irimbi, umva barihuta. Muzabicunge rimwe na rimwe mu muco wa Kinyarwanda bo nta nuhagarika umuntu wikoreye ikiriba, ubwo mvuga isanduku wenda muri ibi bintu bisanzwe, nawe ubahagarika. Imodoka yacanye danje itwaye umurambo, mbivuge muri ubwo buryo, cyangwa umubiri w'uwasinziriye, ntawe uyihagarika. Na polisi ibonye ari korobiyani iva mu nzira ntibayihagarika. Ariko ndashaka kukubwiza ukuri, abandi bantu nabonye ba kabiri bakora bihuta ni abantu bakora ku irimbi. Iyo bamaze kumanuriramo umubiri, umva mu minota 5 baba bamaze gushyiraho bagapfundikira bakagira gute. Imbabazi za Yesu nizikangwa nuko imva bamaze kuyicukura yapfubye. Amen. Bari bamaze gucukura. Hari abantu bamaze kubona imva, bamaze kwiyakira. Ariko imbabazi za Yesu, haleluya, zeki edrome fikamando siredra, imbabazi za Yesu, haleluya. Mana we ndumva zinkoze ku mutima nanjye, haleluya, haleluya, ndumva zinkoze ku mutima. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira ngo ufite igikundiro, uri mwiza, umeze neza, urasa neza, kuko ibyo bintu ufite urinika, nta wundi ubifite. Niba ari uburebure urinika, uri ikinege. Niba uri mugufi urinike, izo nzara zawe ninike, ndetse n'utu tuntu turi mu ntoki zawe batwita imanzi. Natwe reka nkubwire, ni wowe udufite dusuko, nta wundi muduhusha. Uri mwiza rero, uri umwana w'Imana ufite igikundiro. Ibyo bintu ufite n'Imana yabigushyizeho, ibirebye ngibona ni byiza. Ukuri kose uri mwiza, ikunde. N'Imana iguha bagukunda kubwo imbabazi zayo, kuko iragukunda. Komeza. Turabashuje abo muherereye hirya no hino ku isi, ndetse mwese mukomeje kutugaragariza urukundo mukurikirana ibiganiro byacu bitambuka kuri Ahoraho TV. Uwiteka abaho umugisha, kandi namwe mukomeje gukanda subscribe munasangiza ibiganiro byacu abandi. Imana namwe ibaho umugisha kuko muri kwagura ubwami bw'Imana. Gatonga turi kumwe rero n'umuvugabutumwa nyina w'Inyange Clementine. Muraho nyina w'Inyange? Muraho neza. Amakuru ni meza. Hari umuntu wambwiye ngo kazina ka nyina w'Inyange ngo agiye kwita umwana we. Azagura. Azagura. Najye gushimana ko twongeye kuhura, haraciyemo iminsi. Ariko hagati aho ngaho mu biterano ho ngenda nkubona ubwiriza ahantu henshi hatandukanye. Nubwo wenda tutaherukanaga hano kuri kamera, ariko ko umurimo w'Imana urugikomeje. Umurimo w'Imana urakomeje, nicyo twahamagariwe. Tuzakorera Imana paka. Nibyo rwose. Ubundi gukorera Imana ni paka. Ni paka. Paka mbinguni. Rero no munsi mbere ko dutangira ikiganiro cy'uno munsi, bantu turagize Imana, asigaye twinjiye mu kiganiro. Ni karibu. Mana turagushimye, tugushimira urukundo rwawe, uri imbabazi zirenga. Amen. Bitekerezo byacu zirenga akagero, zirenga uko tukuvuga. Uri mwiza, urahebuje Mana. Uri igitangaza ku buzima bwacu. Iyo tukuvuze tugubwa neza. Iyo dutekereje kugira neza kwawe dusubizwamo imbaraga,
tukongera kugira ibyiringiro. Haleluya. Tukavuga ngo dufite Imana. Nubwo bimeze gutya dufite Imana. Mana yacu twumvire muri byose ni mu izina rya Yesu. Amen. Uno munsi turaganira ku biki rero? Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 143. Turahera ku murongo wa 8. Zaburi 143. Turahera ku murongo wa 8 tugeze ku wa 10. Reka dusome muri Zaburi 143 duhereye ku murongo wa 8. Haranditse ngo mu gitondo nyumvisha imbabazi zawe. Mu gitondo unyumvisha imbabazi zawe. Kuko ari wowe niringira. Umenyesha inzira nkwiriye kunyuramo. Amena. Kuko ari wowe ncurira umutima. Nukuri. Uwiteka nyiza abazi banjye. Ni wowe mungiyeho ngumishe. Amena. Unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza nyobore mu gihugu cy'ikibaya. Amen. Haleluya. Amen. Iryo niryo jambo tugiye kuvugaho, usibye ko turi rusome n'irindi muri Luka ibice 7 ariko turarisoma nyuma. Iryo niryo tugiye kuvugaho. Nzaniye abantu ijambo rivuga ngo Uwiteka mu gitondo abumvisha imbabazi zayo. Amen. Imbabazi z'Imana rero uburyo abantu bazumvamo ntago bazumvisha amatwi. Imbabazi z'Imana ntago bazumvisha ururimi nk'uko wenda umuntu arya ibiryo akavuga ati numvise icyanga cyabyo. Oya. Ahubwo imbabazi z'Imana azumvira mu mbamutima. Amen. Haleluya. Imana ibumvisha imbabazi zayo uburyo muzumvira mu mbamutima zayo. Mu mutima wawe mu bugingo mo imbere wumvemo imbabazi ku buryo uzajya ugenda uvuga ngo numvise imbabazi z'Imana. Haleluya. Amen. Reka mbabwire izi mbabazi tuvuga Dawidi yari arimo asenga abwira Uwiteka, yari arimo asenga nimuhera ku gice cya mbere abwira Imana ngo imwumvishe imbabazi zayo, arayitakira yibwira ibintu bikomeye, kandi uyu mugabo yabonye imbabazi z'Imana. Reba imbabazi z'Imana zisanga umuntu. Haleluya. Amen. Muri gahunda z'abantu bari bateganyijwe kuzaba abami n'abari baratojwe n'abari barigishijwe, ntabwo uyu mugabo yari arimo. Iki bikwereka uyu Dawidi uyu yari umwana ukomoka kwa Yesaya hirya iyo ngiyo. Hanyuma Imana umwami wari uriho ngarayigomera, ntabwo ari we ashaka kuvuga, witwaga Sawuli. Imana ngo yitoranyirize umwami, ireba umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, irangije ituma umugabo witwa Samweli ngo ajye kumutoranyiriza umwami, ngajyana ihembe ry'amavuta asukaho amavuta. Imbabazi z'Imana rero. Amen. Imbabazi z'Imana ziragenda zireba umuntu uri mu ishyamba. Samweli ageze kwa Yesaya aravangirwa, asanga abahungu ba Shama, asanga ba Abinadabu, yitegereje umuhungu mukuru ngo aravangirwa, ngo aravanga uyu ni Imana isutseho amavuta. Ariko ikintu ngundira Imana, imbabazi zayo ntiziyoba, ngo basutse amavuta aranga. Amen. Amavuta aranga. Haleluya. Imana ishimwe. Amavuta aranga, bashyira kwa kabiri amavuta yanga kujyamo. Yageze ubwo bose bahetuye ngo akamubaza ati nta wundi, undi akavuga ati nta kandi, ariko kari ariko biba bivuze ngo gafite inenge. Hari akandi gatoya k'agahererezi gasigaye. Ijambo rya mbere nyine ni agahererezi, niko gato kumva. Ijambo rya kabiri ariko kari mu ishyamba. Ibyo bintu kuko ijambo rya gatatu kararagiye intama. Bivuze ngo ariko yaragaragaje ko ibyo bintu bitatuma bagahitamo. Ariko imbabazi z'Imana zirenga ahantu uherereye, zirenze ahantu utuye. Reka nkubwire akajambo keza. Uzi ko Samweli ngo yahise amubwira ati nuwo musimbuke mumuzane, ntabwo turya ataraza. Imbabazi z'Imana zihagarika abantu kurya barya ari uko uhageze. Amen. Amen. Kandi reka nkubwire, imbabazi iyo zaje ziguhuza n'ibintu utaherukaga. Haleluya. Ngo Dawidi yarahageze areba ukuntu abantu bahagaraye kurya ibisorori biteretse ku meza. Abona ukuntu abantu ariyo biriwe biteze, ngahita himbaza buriya 23 ngo aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Avuga ijambo ryiza nanga ryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Reka nihute kugira ngo njyanishe na ririya jambo. Ageze ku murongo waho wa 3 aravanga asubiza intege mu bugingo bwanjye. Amen. Haleluya. Aravuga ngo nyobora inzira yo gukiranuka kubwiza
izina rye. Umva za mbabazi rero, haleluya. Nsimbutse nihuse ahita avuga ngo ni ukuri, ararahira, arongera ararahira, aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi, kugirirwa neza, haleluya, n'imbabazi. Aravuga ngo bizanyumaho, akira kugirirwa neza n'imbabazi bikomeho, ngo birebye. Aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho, bizanyumaho. Ahita abona ukuntu byamwomyeho nubwo yari ari mu ishyamba. Kugirirwa neza n'imbabazi, ngo usabiye kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana ngo bikomeho. Samira ryashamba ntabwo bashobora kurya ataraza. Yavuze ati genda umuzane, ntabwo turi burye. Dawidi ataraza, Dawidi kuvuga ngo n'ubu ngubu hari abantu badashobora kurya tutarahagera. Imbabazi z'Imana niziguhagurukira zikakomaho. Hari abantu Imana izabuza kurya kandi barariye, we bari barariye amasahani menshi, bari barariye ibintu byinshi. Undi ari mu ishyamba atiteguye imishyushyu, atiteguye ibikonje, ibyo abonye byose amirira aho ngaho. Imana itugirire neza. Reba mu ishyamba nawe abashumba baragira uko baba bameze, ariko imbabazi z'Imana naho zijyayo. Ziravuga ngo ntibarye uyu muntu ataraza, babitereka ku meza. Abari ufungura uwo munsi bife abo mutumirwa w'ikirenga kuko yatumiwe n'Imana. Ndafashe ayiwe nkongeye n'ikindi cyubahiro Mana. Dusomere rero aho ngaho muri Luka 7 cyo cya 7 umurongo wa kangahe 13 n'uwa 14 wonyine. Aranditse ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Oya bisubiremo di. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba. Yegera ikiriba agikoraho we. Nushaka komeza. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu yagutegetse byuka. Komeza. Wari wapfuye. Arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina amen. Haleluya. Amen. Mwebwe abadukurikiye mwakira imbabazi z'Imana. Imbabazi za Yesu yaramubonye abona uyu mugore ngo yari umupfakazi, yari asigaranye umwana umwe. Yesu ngo yihagurukira yigiriye mu rugendo n'ukuri, nta nubwo yari agiye ku uyu mugore, nta nubwo itangazo by'ibyaha bye yari yabimenye. Ariko uyu munsi uhure na Yesu, ahantu uba werekeje hose Imana ikuyobora inzira uri buhuriremo nayo. Ngo ahaguruka yigende ngo yari yigiriye ngo inaye ni muri ibyo bice. Ariko ngo agezeyo ubwa mbere yahuye n'abantu ngo bikoreye ikiriba. Reka mbabwire bene, hari ibintu nitegereje ndabireba. Niba hari abantu bakorana umwete bihuta, abantu ba mbere ni abantu batwaye umuntu wapfuye bamujyanye ku irimbi. Umva barihuta, muzabicunge. Rimwe na rimwe mu muco wa Kinyarwanda bo nta nuhagarika umuntu wikoreye ikiriba, ubwo mvuga isanduku wenda muri ibi bintu bisanzwe. Nawe ubahagarika imodoka yacanye danje itwaye umurambo, mbivuge muri ubwo buryo, cyangwa umubiri w'uwasinziriye, ntawe uyihagarika. Na polisi ibonye ari korobiyani iva mu nzira ntibayihagarika. Ariko ndashaka kukubwiza ukuri, abandi bantu nabonye ba kabiri bakora bihuta ni abantu bakora ku irimbi. Iyo bamaze kumanuriramo umubiri, umva mu minota 5 baba bamaze gushyiraho bagapfundikira bakagira gute. Imbabazi za Yesu nizikangwa nuko imva bamaze kuyicukura yapfubye. Amen. Bari bamaze gucukura. Hari abantu bamaze kubona imva, bamaze kwiyakira. Ariko imbabazi za Yesu, haleluya, zeki edrome fikamando siredra. Imbabazi za Yesu, haleluya. Mana we ndumva zinkoze ku mutima nanjye, haleluya. Haleluya, ndumva zinkoze ku mutima. Imana ishimwe. Bari bamaze gucukura ngo imva yasibye, niko mu Kinyarwanda bavuga, yari yamaze gupfuba yuzuye. Mani tugirire neza, ngo bamaze barahamagara bati noneho twabirangije nimuza n'umuntu. Umuntu baramutunganya, baramutegura, amatangazo araba, abantu baraza. Ariko abari baje Yesu ntiyararimo. Amen. Ariko ikintu cyanejeje Uwiteka kuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Imana itugirire neza, muri munsi buri gitondo ajya kuyobora inzira ucamo. Aba bantu ikintu cyanejeje inzira banyuzemo bajya gushyingura. Mbega iyo bayoba inzira bagaca ahandi, Uwiteka kuyoboreye.
Uwiteka kuyobore. Mbega iyo bayoba inzira bagaca ahandi hantu byari birangiye, ariko Uwiteka akuyobora ahantu ukwiye guca. Ngaba abantu bari bikoreye ikiriba, Uwiteka bayobora ahantu heza, ngo baca ahantu Yesu ngo maze bahura na Yesu. Unyumvira amakuru meza ku murongo wa 13 ngo Yesu amubonye ngamugirira imbabazi. Yesu akugirira imbabazi. Yesu akugirira imbabazi mu bihombo byawe, Yesu akugirira imbabazi mu burwayi bwawe, Yesu akugirira imbabazi mu kuremba kwawe, Yesu akugirira imbabazi mu byaha wakoze, Yesu akugirira imbabazi mu niba ari n'ibyaha bikomeye byakwiciye ubugingo, Yesu yabihagarika. Amen. Haleluya. Ikintu cyanangaje ngo Yesu abonye uyu mugore ngamugirira imbabazi. Ngaho nimumbwire ikintu nkundira Yesu avuga yarangije gukora. Ntabwo ajye avuga mbere, avuga yakoze. Ngo yarangije ikintu yahise akora, ngo yahise agenda arambura ikiganza. Imbabazi we, imbabazi zigera ku kiriba we, imbabazi zigera ku isanduku. Imbabazi we, imbabazi zidatinya umurambo, zirambura ikiganza. Ubundi bavuga ko nyiri umupfu ari ujya hanuka, ariko nasanze Yesu ari ujya hanuka. Haleluya. Ku bantu Yesu yagiriye imbabazi ajya aho hantu akahahagarara. Ngo Yesu agira imbabazi ku rwego arambuye ukuboko akora kuri icyo kiriba. Imana idutabare. Ngo amaze gukoraho ngo bahita bahagarara. Mu ndebere, mwigeze mwumva abwira abantu bari bikoreye ikiriba ngo nimuhagarare? Oya. Yesu iyo avugana n'abikoreye ikiriba ntibari guhagarara, kuko itangazo itegeko ukuntu rimeze, nta muntu uhagarara atwaye umurambo. Ariko ndashaka kukubwira Yesu ngo yakoze ku kiriba, abari bakikoreye ngo bahita bahagarara. Imana ihimbazwe. Ngo bamaze guhagarara, haleluya, Imana ishimwe. Ngo Yesu arangize ngakoraho, amaze gukoraho ngakora no ku kiriba, amaze gukoraho ngo Yesu mu mbabazi ze agira, Imana ishimwe. Ngo amaze kubikoraho wa muntu warapfuye ngatangira kuvuga. Atangiye kuvuga ngo Yesu aramufata ngamusubiza nyina neza ate ari muzima. Haleluya. Imana ikugirira imbabazi zigusubiza ibyawe ari bizima. Haleluya. Imana ikugirira imbabazi, Imana ihimbazwe, zigusubiza ibintu byawe ari bizima, zigusubiza umwana wawe urwaye ari muzima, zigusubiza umwana wawe warindagiye wanyweye urumogi wataye umutwe ari muzima, zigusubiza ibyawe byayoroberanye uri muzima, zigusubiza amaguru yawe n'amaboko yawe n'impyiko zawe n'amara yawe n'umutima wawe wowe wabirwaye ari bizima. Imana igusubiza ibyawe ari bizima. Amen. Haleluya. Izi imbabazi za Yesu ngo zikora mu mbamutima, Uwiteka bumvisha imbabazi ze. Haleluya. Mana, iki cyigisho umfashe wowe uri bucyumve, ucyoherereza abantu benshi bumva imbabazi z'Imana. Izi imbabazi z'Imana iyo zigeze mu muntu, Imana ihimbazwe. Ngo abantu bari bari kumwe nawe ngo bahise batangara, ngo bavuga ijambo bikomeye, ngo baravuga ngo ngo turatangaye. Haleluya. Ngo baravuga ngo turatangaye. Somera ku murongo uhera aho hantu umva ukuntu abantu bavuze. Ngo nibitangaje wa mugani. Atuhasome. Ngo bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati. Bahimbaza Imana. Umuhanuzi ukomeye. Umuhanuzi ukomeye. Abonetse muri twe. Abonetse muri twe. Kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Imana igendereye. Amen. Imana igize gute? Igendereye ubwoko bwayo. Imana igize gute? Igendereye ubwoko bwayo. Imana igize gute we? Igendereye ubwoko bwayo. Imana ikugenderere. Haleluya. Imana ikugenderere ku buryo abakugose n'abagukikije n'abari babuze icyo bakora bavuga ngo umuhanuzi ukomeye ari we Yesu abonetse muri twe, kandi babona Imana bavuga ngo Imana igendereye ubwoko bwayo, bahimbaza Imana. Haleluya. Imana ikumvisha imbabazi zayo. Wa mugabo ikumvisha imbabazi zayo, wa mumama wikumvisha imbabazi zayo, wa musore wikumvisha imbabazi zayo, wa mukobwa we ugeze ahantu hakuyobeye ikumvisha imbabazi zayo, ikwereka inzira ukwiye kunyuramo. Aba bantu iyo batanyura hariya hantu, uyu mwana bari kumushyingura. Naribajije ngo mbese iriya mva byagenze gute? Reka nkubwire iby'iriya mva rero. Uzi ko iriya mva yashyinguwemo abandi? Yesu. None iriya mva yari yatukuwe.
iriya mva yari yacukuwe mu mwanya muto buriya hapfuye undi muntu bahita bavuga ati hano hari imva. Haleluya, Imana itugire neza. Bayishyira muri iya wundi wari upfuye. Ndashaka kukubwira ngo uko Imana yagutabaye ikakumvisha imbabazi zayo, imva wari kujyamo igasibwa ikajyamo abandi, n'ubu yongere kumvisha imbabazi igusimbutse n'izindi. Imana itugirire neza. Ngo asubirane umwana wari muzima, ngo abantu baravuga ngo Imana igendereye ubwoko bwayo. Ndakwifuriza ko Imana yagukorera ibintu muri uyu mwaka, abantu bakavuga ko Imana igendereye ubwoko bwayo, Imana ikumvisha imbabazi zayo. Haleluya, amen. Reka mbabwire ndimo soza, amen. Ndimo soza nasomye muri Yeremiya ibice 9, ibice 31 umurongo wa 9. Reka nkubwire, haravuga ngo ibice 31, uze kuhasoma umbabarire uhasoma. Haravuga ngo bazaza barira kandi nzabayobora mbamaze umubabaro. Haleluya, bazaza bageze gute? Bazaza barira kandi nzabayobora mbamaze agahinda. Haleluya, amen. Nzabanyuza mu migezi y'amazi, mu nzira igororotse batazasitaramo. Haleluya, yumvira amagambo meza we. Uyu mugore yaje arira we, yaje arira ngo kandi ahuye na Yesu, Imana itugirire neza, amuyobora mumaze agahinda. Akuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Uwiteka kumvisha imbabazi ze, akuyobora inzira ukwiye kunyuramo, akuyobora inzira ukwiye kunyuramo. Nibyo koko byarakunaniye, nibyo koko wabuze icyerekezo, nibyo koko nta nzira, nibyo koko nta mujyanama, ariko Imana nubwo yisanzurira, Imana itugirire neza, ikuyobora ikumaze agahinda. Imana ishimwe. Haravuga ngo nzabanyuza mu migezi y'amazi. Haleluya, bivuze ngo izabarinda umwuma, izabarinda umubabaro wabo. Haleluya, amen. Urumva we? Urumva? Uranyumvira? Maze umwari azishima byine. Ku murongo wa 13 Yeremiya ibice 31. Abasore n'abasaza bazishimira kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero. Hari undi muntu wafata umuborogo kuko akawuhindura umunezero, kandi nzabahumuriza. Akira guhumurizwa n'Imana, akira guhumurizwa n'Imana. Haleluya, mbatere kunezerwa mu kigo cy'umubabaro wabo. Umurongo wa 14 uravuga ngo ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye. Abatambyi ubugingo bwanyu Imana ibuhagisha ibibyibushye kubw'imbabazi zawe, kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu. Haleluya, mwakira ubuntu bw'Imana, ngo ni Uwiteka avuga, buzahazwa n'ubuntu bwanjye. Hanyuma umurongo, Imana itugirire neza. Haleluya, umurongo wa 20 niwongeye gusorezaho nanasenga Imana. Imana ibumvisha imbabazi zayo ku buryo abantu bazibuka kubyina, n'abasaza bakishima, imarira yabo agahinduka umuborogo wabo ugahinduka ibyishimo. Umurongo wa 20 udusomere. Mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda? Nturi umwana w'Imana? Si umwana ufite igikundiro se? Hatware buki. Mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda? Ugira ngo se si Imana yakuremye, ugira ngo ntigukunda? Iragukunda nubwo waba warakoze ibyaha gute. Ku murongo wa 19 Efurayimu uyu nguyu yari amaze kwihana, aravuga ngo nikubise hasi ndihondagura nsaba imbabazi z'ibyaha byanjye. Imana itugirire neza. Asaba imbabazi, arihana. Imana idutabare. Uwiteka ku murongo wa 20 ahita amusubiza ari amagambo, avuga ngo mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda? Imana iragukunda, ihane gusa, nta cyaha ufite kitababarirwa. Reka mbikubwire nongere mbisubiremo, nta cyaha ufite Imana itakubabarira. Komeza. Si umwana ufite igikundiro se? Si umwana ufite igikundiro se? Ndashaka kukubwira ngo ufite igikundiro, uri mwiza, umeze neza, urasa neza, kuko ibyo bintu ufite urinika, nta wundi ubifite. Niba ari uburebure urinika, uri ikinege. Niba uri mugufi urinike, izo nzara zawe ninike, ndetse n'utu tuntu turi mu ntoki zawe batwita imanzi. Natwe reka nkubwire, ni wowe udufite dusuko nta wundi muduhusha. Uri mwiza rero,
uri umwana w'Imana ufite igikundiro, ibyo bintu ufite n'Imana yabigushyizeho, ibirebye ngo ibona ni byiza, ukuri kose uri mwiza, ikunde n'Imana iguha abagukunda kubw'imbabazi zayo, kuko iragukunda. Komeza. kuko iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho mungaya ndushaho kumwibuka. Ngaho nyumvira we, nyumvira iri jambo, nukuri ndimo ndasoza, umbabarire uryumve. Umuntu Uwiteka urimo uvuga ngo avuze ngo umva, Efurayimu si umwana wanjye nkunda, kandi si umwana ufite igikundiro. None haravuga ngo kuko iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho mugaye. Mbese muri ya makosa yawe yose n'amakosa yanjye yose, iyo agize icyo yavugaho atugaye, arushaho kutwibuka. Umva we, umva imbabazi ukuntu zimeze. Ukunda gukunda n'imbabazi agufitiye zituma iyo agiye kukugaya arushaho kukwibuka, akibuka igikundiro cyawe, akibuka uburyo agukunda, akibuka uburyo uri umwana we. Komeza. Nicyo gituma umutima wanjye umufitiye agahinda. Umutima w'Imana ugufitiye agahinda. Imana itugirire neza. Iyo avuze kugaya, iyo habonetse amagambo yo kukugaya, wakugirira impuhwe, umutima ukakugirira agahinda, hanyuma avuga isezerano amuhaye ndisorezeho. Nukuri nzamugirira imbabazi. Nukuri Imana izakugirira imbabazi. Niko Uwiteka avuga. Niko Uwiteka avuga. Akira imbabazi z'Imana. Iyo akuvuze hakugaya, arushaho kwibuka igikundiro cyawe, akibuka ko uri umwana wakunda. Akira imbabazi z'Imana. Iri jambo niko rishoje rivuga, riravuze ngo nukuri nzamugirira imbabazi. Iyo akuvuze hakugaya, akugirira impuhwe, akakwibuka, akagira agahinda kubera ko atifuza kukugirira nabi, agahita asinya isezerano akavuga ngo nukuri nzamugirira imbabazi. Akira ijambo ry'Imana. Turaryakiriye. Amen. Hari amajambo wagiye uvuga menshi, ariko mu buryo twahereyeho rya muri Zaburi 143 umurongo wa 8, ahantu havuga hati umenyesha inzira nkwiriye kunyuramo, uko ari wowe uncururira umutima. Umenyesha inzira nkwiriye kunyuramo. Twarisomye. Ubu hari abantu bayobye inzira. Nicyo nashaka kuvuga. Hari abantu bayobye inzira, babuze aho berekeza, aho anyuze hose asanga atariho yari akwiye kunyura. Hari umuntu umaze gushaka nka 2 3, ashatse uwa mbere asanga arayobye 2, arayoba 3, bayobye inzira. Ariko Imana mu mbabazi zayo ikuyobora inzira ukwiye kunyuramo. Hari abantu barindagiye mu buzima busanzwe, hari abantu bize ibintu basanga barayobye babitangaho amafaranga, hari abantu bashakishije ibintu biranga neza ubuzima bwabona ni ukuyoba. Ariko Uwiteka yakuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, akakwereka inzira ukwiye kunyuramo, kuko niwe ucururira umutima. Ibyo bintu ufite Uwiteka yabihindura. Nubwo ubona wayobye, nubwo ubona byabaye nabi, uyu mugore nawe iyo aza kuyoba ntaca ahantu Yesu yarari, ntabwo umwana we yari gukira, ariko akuyobora inzira ukwiye kunyuramo. Mu gitondo akumvisha imbabazi ze, akuyobora aho uzajya uhahira, akuyobora ivuriro wakwivurizamo, akuyobora ku muganga wakuvura, akuyobora aho wabonera akazi, akuyobora aho wabonera amahirwe, akuyobora ko wakira ibyaha, akuyobora uko wagera aho ushaka kugera, akuyobore, kuko ari ucururiye umutima. Gucurura umutima se nukugira gute? Nukumubwira ntacyo umuhishe, ukamubwira ntacyo umuhishe, amarira yawe ukayamwereka, umubabaro ukumubwira, ukamwimaramo, ukamucururira umutima, kandi ukumva ko uvugiye mu gutwi kwe, kandi aragukunda, kuko aravuze ngo Efurayimu si umwana wanjye nkunda. Amen. Kadusoza udusengera, usengera by'umwihariko kugira ngo abantu batayoba inzira, ahubwo Uwiteka abamenyesha inzira akwiye kunyuramo kubw'imbabazi ze. Kuko navuze ko iri jambo rivuga ngo Uwiteka akumvisha imbabazi ze. Nta kindi cyatuma rero akuyobora inzira, nuko yakugirira imbabazi, hanyuma imbabazi ze zigatuma kuyobora. Niyo waba warayobye, afite ukuntu yabihindukiza, ntuzongere kwibuka ko wari warayobye. Mana Data twese uri mu ijuru, tugushimiye ko ugira imbabazi zisaga. Imbabazi zawe ntizigira iherezo, imbabazi zawe ntizigira ahantu zagarukira. Naho umuntu yaba yarakoze ibyaha bingana gute, imbabazi zawe ziragenda zikamujaburayo. Naho umuntu yaba ageze kure mu bigeragezo bibi bikomeye,
imbabazi zawe ziragenda zikamukura aho hantu. Kandi naho umuntu yaba yihebye ndetse n'urwobo nimba bamaze kuyicukura, uyu mugore ngo yaragiye imva yarangije ihari yamaze gucukurwa, umwana bamujyanyemo, ariko ngo umurebye umugirira imbabazi. Imbabazi zawe zihundukiza ibintu byajyaga gushyingura bihindukirira mu birori. Imbabazi zawe zivana ibintu mu gushyingura zibishyire mu birori. Ibyo urabishoboye Mana. Ndagushimye kugira imbabazi zirenga umupaka, uyobora inzira abantu yo gukiranuka, uvana abantu mu buyobe mu izina rya Yesu. Ndagushimye ko imbabazi zawe ziri buyobora abantu kandi zikabashyira mu nzira yawe. Mu gitondo mbasabiye imbabazi zawe, ujye ubumvisha imbabazi zawe zibinjire mu mutima mo imbere, birirwe mu mbabazi, bajye bagendera mu mbabazi, bakurire mu mbabazi, bazasazire mu mbabazi. Urakoze kumva gusenga, ubarinde gukora ibyaha n'igisa nacyo. Urakoze kumva gusenga ni mu izina rya Yesu. Amen.